Ikaze dusangire ubuzima. Tugeze ku kiganiro gisoza ibiganiro byacu ku nsanganyamatsiko kuki utarashaka. Ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ku nama tugira abakiri ingaragaru ariko batari bagera igihe cyo kotswa igitutu ko batinze gushaka. Turaboneraho no gusoza ibiganiro turebera hamwe iby'ingenzi twumvise. Mu kiganiro cy'ubushize twibanze ku nama zihabwa abatekereza ko batinze gushaka. Zari inama nziza. Akenshi aha icyagarutsweho ni uko umuntu wese yagombye gushyira imbaraga mu kugira umumaro mu gihe cy'ubuzima afite. Kotswa igitutu ntabwo byabura kuko niko sosiyete itekereza. Ariko se wowe wiyumva ute? Abanyarwanda baravuga ngo umuntu yasiga ikimwirukaho ariko ntiyasiga ikimwirukamo. Ubuzima rero ni ubwawe. Ni wowe wo kubuha agaciro ukabubyaza umusaruro. Uburyo bumwe bwo kubikora ni uko uha agaciro ibyo ufite aho gutinda ku byo udafite. Niba utarakurikiye ikiganiro cy'ubushize cyari cyiza rwose, nagushishikariza kucyumva. Uyu munsi rero reka dutege amatwi abatuganirira kuri ya nsanganyamatsiko nababwiye. Ku bakiri bato nabo hari igihe bakura barumvise iyo mitekerereze aho batuye, aho bakuriye, bakumva ko bicitse. Umuntu akabara imyaka runaka yayibara akavuga ati inyuzuriyeho, akumva ubuzima buramurangiranye. Ku rubyiruko rugikura navuga ngo iyo mitekerereze ntabwo ariyo. Umuntu yasenga Imana atuje, agategereza igihe cye cyiza Imana izamuheramo kubaka urugo, kandi Imana iguha umugisha idahereye ku myaka umaze ushatse, ahubwo iguha umugisha bitewe n'umubano wawe nayo, bitewe n'umugambi wayo kuri wowe, kuko umuntu wese Imana imufiteho umugambi. Nayo mpamvu umwana ashobora kuvuka ntarenze imyaka 5, undi ntarenze 10. Ibyo gushaka rero ntabwo abantu bose babigenewe. Hari n'igihe abantu bashobora guhutaza abandi kandi wenda batari mu mugambi wo gushaka w'Imana. Ntabwo abantu bose rero baremewe gushaka, ariko ngahumuriza ab'Imana yabigeneye ku isaha yabo nigera Imana izabaho urugo kandi rwiza rw'umugisha. Ndumva ari ubwo butumwa natanga. Murakoze. Abasore batoya bo birumvikana ntabwo barakerererwa gushaka, byose biracyari imbere yabo. Barimo ahubwo baribaza uko umuntu nyine yaringaniza ubuzima kugira ngo nabo bizabakundire. Hari inama rero bo ntabwo ari nyinshi ndi bubahe, ni 2 gusa, ariko ntekereza ko ari ingenzi. Nkibwira hari ko izi nama bazishyize mu mwanya kare, wenda hari gushaka byazabakundira, cyangwa se bitanakunda nabo bagatinda kuko ntawe bitabaho, ingorane zabyo zitazabaremerera wenda nkuko zijya ziremerera abandi. Iya mbere ni ugukosora ikibazo. Njya mbona abasore benshi mu by'ukuri bazamuka bafite, n'abakobwa, si abasore gusa n'abakobwa bakunze kuba bagifite, babaho nk'aho mariage mu mutima iri mu mwanya w'Imana. Hari ukuntu ikibazo cyo gushaka iyo bageze kuri iyi rompoint, kuri uyu mwanya wo gushaka, hari ukuntu ibintu byose bimera nk'ibihagaze. Abantu bakabaho nk'aho gushaka nyine aricyo cyonyine kibaho kigenga ubuzima. Icyo gihe rero ko ijambo ry'Imana ritwerekana uko ikintu cyose cyabaye aricyo kiyobora ubuzima kiba cyabaye ikigirwamana. Iyo gushaka byasimbuye Imana mu mutima biba byabaye ikigirwamana, kandi iyo Imana yimuwe ku ntebe y'ubuyobozi mu mutima, ku muntu wizera Imana uretse ko no ku bandi ari kimwe, haba hagiye kubaho ingorane mu buzima. Reka rero gushaka ubyinjiremo, ubitegereze nk'umugisha Imana izaguha, we kubibamo nk'aho ari byo nanone bigenga ubuzima bwawe. Inama ya kabiri, nawe gira umumaro mu buzima bw'abantu, ba fruitful, gira umusaruro w'ubuzima.
kandi muri uko kugira umusaruro w'ubuzima nanone nk'umusore mutoya, noneho ahubwo ahangaha ni wowe bireba cyane, abitwa bashiki bawe, bashiki bacu, baba ari abo mu muryango cyangwa abahandi, abo ari bo bose, utitaye kuvuga ngo wenda harimo abo watoranyamo aho uzashaka. Gira ukuntu ubuzima bwawe bubagirira umumaro kandi burimo ya kominikasiyo y'urukundo rukurikije yuko ari abakobwa cyangwa ari abagore. Buriya hari ikintu nitegereje njya numva iyo turimo gukurikira inyigisho z'abashakanye, bikamera nk'aho abagabo bari mu ngo barimo kugirwa inama z'ibintu bakora kugira ngo bereke abagore babo ko babakunda, bumve ko ari ab'umumaro mu buzima bwabo, n'abagore bakabwirwa ibyo bakora kugira ngo bereke abagabo yuko babakunda kandi ari ab'umumaro mu buzima bwabo. Ikintu natahuye ni uko ibyo bintu abagabo n'abagore babibwirwa bakererewe. Kubera iki? Kubera ko ubundi umuntu Imana yaremye ari umukobwa, urukundo azakenera ari mu rugo yarashatse, burya ntabwo ari bwo bwa mbere aba arukeneye. Kuva ari umwana mutoya w'umukobwa, iriya mvugo y'urukundo, urukundo rwa kigore aba yarayikeneye na mbere. Aba yarakeneye, kumwe bakunda kuvuga, kumenya yuko yitaweho, kumenya yuko ari mwiza, kumenya yuko akunzwe, kumva ko afite umutekano, afite abantu nyine bamubona nk'uw'agaciro, n'ibindi n'ibindi. Ibyo rero basore, mwige gukunda bashiki banyu, mubaha bene urwo rukundo rubabwira bya bindi n'ubundi umukobwa akeneye kubwirwa no guhabwa bimwereka ko akunzwe. Birumvikana iyo abantu batarashakana, ntabwo intimite cyangwa ubwimbike bw'urukundo, bw'iyo mvugo y'urukundo duhana, ntabwo iba imeze nk'igihe abantu bashakanye. Ariko ndemeza yuko hari uburyo umusore ashobora kwitwara kuri bashiki be, bakabyumva rwose yuko abitayeho kandi abahaye urukundo nka musaza wabo, nta kindi kibirenzeho, ariko bikagaragara yuko hano hari umuhungu uzi guha abakobwa urukundo, ushoboye kwita ku bakobwa akanabagirira umumaro nk'abakobwa. Birumvikana ubwo ibyo n'abakobwa hari uburyo bashobora kumenya kubikorera abasaza babo. Abo rero impamvu yari inama y'ingenzi ni uko mu bisanzwe abo ngabo nibo Imana ibizanyuzamo inzira zayo, hakavamo koko abo mushobora kujyana noneho mu rukundo ruzajya mu gushaka. Yego, habaho exception, habaho gahunda zihariye zishobora gutuma umuntu ashaka umuntu batigeze bamenyana, batigeze banahura kenshi mbere, birashyika. Ariko ibya rusange abantu bamenyereye ni uko mu bantu umuntu aba asanzwe azi, yaragendanye nabo, baramenyanye, baritegereje uko babaho, niho haturukamo abashobora kubera umuntu, ushobora kubera umuntu umufasha. Uku rero gukunda kwa rusange, kwita ku bantu bose kandi abakobwa ukabakunda nk'abakobwa, ubyitoje ukiri mutoya, ugasaba inama ku bashobora kuziguha, nzi yuko byakugirira umumaro kuri iyi nzira yo gushaka. Imana iguhe umugisha. Ibindi bisigaye nibyo nawe wakwibwira nk'umusore, bijyanye na biriya n'ubundi nagiriyeho inama abakiri batoya, gukizwa, gukora n'ibindi n'ibindi. Barakoze cyane abatumirwa bacu. Mbonereho no gushimira abatuganirije. Ku bakiri ingaragu batari bageze icyo gihe, nababwira ngo mufite amahirwe kubera ko sosiyete yacu iri kwaguka mu mitekerereze. Ubu aya masomo nafasha kugira ngo ibitekerezo byacu byaguke. Niba ukiri muto, ugire imishinga yagutse, ukore, ugire umumaro, wisobanukirwe, wimenye, kugira ngo aho uzaba uri mu gihe kiri imbere, uko byaba bimeze kose, uzabashe kuba umuntu w'umumaro. Birashoboka ko washaka ukiri muto cyangwa watinda, ndetse ukaba wahitamo no kubaho ubuzima bw'ingaragu, kuko nabyo ntacyo byakwicira. Ariko byose icy'ingenzi ni ukubibamo neza, ukabibamo wishimye kandi uri umuntu w'umumaro. Reka tugaruke kuri wa musozo. Ni iki twumvise muri ibi biganiro?
twatangiye twibaza ngo kuba utarashaka muri sosiyete igutegerejeho kuba warashatse ku myaka runaka bizana ibyiyumviro ki mu buzima bwawe. Twabonye ko ntabwo byorohera ababinyuramo, ariko na sosiyete ntibiyoroheye. Impamvu ni iyi: ni uko buriya sosiyete igira amahame igenderaho. Akenshi ayo mahame aturuka ku migenzo itandukanye abantu baba baragiye bagira, imyitwarire. Noneho iyo myitwarire kubera ko abantu bayibonye igihe kinini, akaba ari ihinduka amahame. Nubwo ayo mahame ntaho yaba yanditse, ariko ajya mu mitekerereze y'abantu ku buryo buri wese aba ategerejweho ko ari byo akwiriye gukora. Iyo urenze rero kuri ayo mahame, nubwo ayo mahame yaba atari ukuri, ufatwa nk'uwakoze ikosa, ndetse abantu bakaba bakurakarira bakanabikuryoza kubera ko bumva ko utakoze ibyari bitegerejwe. Icyiza ni uko uwo murongo w'ibitekerezo ujya ubasha guhinduka, cyane iyo harimo abandi bantu bakoze ibikorwa bitandukanye n'ibimenyerewe, maze abantu uko bagenda babyitegereza bakabasha kubona ko nabyo bifite ingaruka nziza. Bityo ukazasanga umuntu avuga ati, ariko se runaka we ko byagenze gutya, ntibyagenze gutya na gutya, bigatuma imitekerereze igenda ihinduka, bityo abantu batandukanye bakakirwa. Navuga ngo kwibaza ngo kuki utarashaka, cyangwa se kubibazwa mu buryo buhoraho, bishobora kutazarekeraho. Ariko izi nama twagiye ni izidufasha kumenya uburyo twasubiza ababibaza, kugira ngo twese nk'umuryango nyarwanda twunguke uburyo bwo kubana, tudasebanya, tudasenyana, ahubwo duhana agaciro. Mu by'ingenzi twavuze rero, nahisemo 4 nakubiye hamwe bidufasha kwibuka ibyo twigishijwe n'abatuganirije. Icya mbere, nubwo sosiyete ifite igihe yashyizeho abantu batangira gufatwa ko batinze, nubwo icyo gihe kigenda gihinduka bitewe n'iterambere, ariko nta gihe ntarengwa. Abavukiye rimwe bose ntibanyura mu buzima bumwe, yemwe nta nubwo n'igihe cyabo cyo kuzaba ku isi kingana, nta nubwo tugira amahirwe angana. Bityo rero wikwigereranya, ariko reka no kugereranya abandi. Iyo ubayeho wigereranya, iyo usanze utarageze ku byo abandi utekereza ko mureshya bagezeho, ugira ipfunwe. Cyangwa iyo usanze hari icyo wabarushije, nabwo ugira ubwibone cyangwa se ukabishongoraho. Ibyo byombi ntabwo ari byo bikugira umuntu mwiza, ntabwo ariho agaciro kawe kubakiye. Icya kabiri, guhoza abantu ku nkeke ntacyo bibamarira. Akenshi bituma batakaza agaciro, self esteem. Ese yaba ariyo ntego ufite iyo uhoza abantu ku nkeke? Ese kuba watuma bafata ibyemezo bahubutse bikagira ingaruka ku buzima bwabo, byaba ari cyo wabifurizaga? Hitamo neza rero amagambo babwira n'inama ubagira, ureba inyungu zabo utareba inyungu zawe. Icya gatatu, waba warashatse cyangwa utarashatse, agaciro kawe kazanwa n'umumaro ufite. Niba utarashaka warabihisemo, ni byiza, kandi niba byaba byarakugwiririye, ntabwo iki gihe ari cyo kwiganyira. Ni igihe cyo gukoresha impano zawe nyinshi zikurimo, kandi ukita ku by'ingenzi bitegura neza ubuzima bwawe buzaza. Wimera nk'udafite icyerekezo, nk'uhagaze ku cyapa ategereje bisi iri buze kuhamukura, cyangwa nk'uri muri hompwe yabuze icyerekezo afata. Wowe ifatira imyanzuro, ugira ubuzima buhamye. Ndakubwiza ukuri, nta na kimwe uzicuza. Burya mu buzima dutanga icyo dufite,
aya rero ni amahirwe ufite yo kwimenya, kumenya ibyo ukunda kugira ngo amahitamo yawe azaba ari meza kurushaho. Icyanyuma, ku batarageza igihe cyo kotswa igitutu, reka gushaka ntaba ariyo ntego yonyine ufite mu buzima, cyangwa se wumva ko ariyo nzira yonyine izakugeza ku munezero. Gira ibitekerezo byagutse, witegurire byombi. Kubitekereza cyane sibyo bituma uzahita ubigeraho. Niwitegura byombi ntabwo uzatungurwa. Mu buzima tugirwa inama yo kugira icyo twita nk'umugambi wa kabiri cyangwa se plan B, ariko ushobora kugira na plan C na D bitewe n'uko ubuzima uri kububona. Rero wikwishyiriraho imbibi ngo utekereze mu buryo bumwe kandi ufite amahirwe yo kwagura imitekerereze. Reka mpinire aha, mbashimire cyane ko mwakurikiye ibiganiro. Ushobora kwibaza ukavuga uti ibingibi ntabwo byandebaga, ariko nta nama ibura ikimara. Iyo utabikeneye iki gihe, ushobora kuzahura n'undi ubikeneye utaragize amahirwe yo kumva ibi biganiro. Rero reka intego yacu ibe iyo gusangira ubuzima. Nagushishikariza kwiyandikisha kuri uru rubuga niba utarabikora, kugira ngo ibiganiro by'ubutaha ntibizagucike. Dutahe cyane, dukomeze dusangire ubuzima.